Hari ubwoko bw'imbuto nabonye abantu benshi bibaza ko bwaba bugira akamaro gatandukanye ku mubiri wa muntu, ndetse akenshi usanga abantu benshi badasobanukiwe ko izo mbuto ari nziza kuri twebwe kuzirya zitugirira akamaro. Izo mbuto nta zindi ni imbuto zitwa amapera. Nawe ushobora kubaho niba amapera hari akamaro kuyarya bigufitiye ku mubiri wa muntu, ariko burya amapera ni meza kandi afite akamaro gatandukanye ku mubiri wacu, karimo cyane nko kugabanya ibyago bya kanseri zitandukanye, harimo nka kanseri z'amabere ndetse na kanseri yo mu kanwa. Nanone burya amapera atuma amagufwa yacu akomera, ndavuga amagufwa ndetse n'amenyo, ku buryo adapfa kuvunika mu buryo bworoshye. Ndetse burya izi mbuto nanone zigabanya ibyago byo kwezerwa n'indwara zitandukanye, harimo nk'indwara za diyabete, zikagabanya n'umubyibuho ukabije. By'umwihariko rero muri kino kiganiro turavuga ku kamaro ndetse n'ibyiza byo kurya amapera, byibuze akamaro ndetse byakugira ku mubiri wawe ndetse n'icyo byagufasha. Turagenda dusobanurira buri kamaro n'uburyo imbuto z'amapera zikora zituma umubiri wacu ubona ako kamaro ndetse n'ibyo siyanse ibivugaho. Tudatinze rero reka turebere hamwe ako kamaro ko kurya imbuto z'amapera. Akamaro ka mbere burya ko kurya imbuto z'amapera ni uko zizamura zikanongera ubudahangarwa bw'umubiri mu bijyanye no guhangana n'uburwayi, cyangwa se immune system bikaba biyizamura bitewe no kurya imbuto z'amapera. Burya amapera akungahaye kuri vitamine C. Iyi vitamine ikaba ari nyinshi cyane dusanga mu mapera, ku buryo ku by'inshuro enye vitamine C dusanga mu maronji. Vitamine C ni vitamine y'ingenzi cyane mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no gutuma hakorwa abasirikare b'umubiri bazwi nka white blood cells, bakaba ari abasirikare bafasha mu guhangana n'uburwayi butandukanye ndetse no gutuma tutarwaragurika. Ikiyongera burya imbuto z'amapera zinafite ubushobozi bwo kwica mikorobe. Izo mikorobe zishobora kuba amavirusi ndetse n'amabagiteri ashobora kudutera uburwayi. Kurya imbuto z'amapera kenshi bigabanya ko wazahazwa n'uburwayi cyangwa se ukaba wafatwa n'uburwayi bwa hato na hato nk'indwara z'ibicurane. Ndetse vitamine C dusanga mu mbuto z'amapera inafasha ko umubiri wacu wakwinjiza ubutare bwa fer. Ibyo bikaba byose ari ingenzi cyane mu gukomeza no kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no gutuma mu gihe urwaye utazahazwa n'uburwayi cyangwa se ngo utinde gukira. Akamaro ka kabiri ko kurya imbuto z'amapera ni uko burya zituma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza. Burya imbuto z'amapera tuzisangamo ibyitwa fibre, cyane cyane buri kigero cya 12% bya fibre dukenera ushobora kuyisanga mu rubuto rw'amapera rumwe. Fibre rero burya ituma igogorwa ry'ibyo twariye rikorwa neza, kandi kakatuma umusarane wawe woroha, ukabasha kwituma neza nko ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa constipation. Ikiyongeraho burya imbuto z'amapera turatubuto tw'imbere dukora nk'imiti yitwa laxative, cyane cyane umuti ukunze gukoreshwa ni bisacodyl. Iyi rero utubuto tw'amapera burya dushobora gukora nk'iyo miti cyangwa se nk'uwo muti. Cyane cyane burya imbuto z'amapera ngo turatubuto tw'imbere dushobora gusukura amara, tugakuramo imyanda ndetse tugatuma na digestion y'ibyo twariye ikorwa neza. Imbuto z'amapera nanone burya ngo zigabanya ibyago byo kwasirwa n'indwara zitandukanye ndetse zikanoroshya ibimenyetso bya zimwe mu ndwara zifata mu mara. Cyane cyane burya kurya imbuto z'amapera mu buryo buhoraho bituma ugira amara akora neza kandi asukuye, ku buryo ya myanda ishobora gutera ibibazo mu mara ivamo ugasigara umeze neza. Akamaro ka gatatu ko kurya imbuto z'amapera ni uko burya zituma umutima wacu ukora neza. Indwara burya z'umutima ni kimwe mu bintu bitera impfu nyinshi, cyane cyane ugasanga abantu benshi bahitanwa n'izo ndwara bitewe no kuba batazi ko burya amapera atuma umutima wacu ukora neza kandi akagabanya ibyago byo kuba umutima wacu warwara. Imbuto z'amapera burya tuzisangamo umunyungugu witwa potassium. Potassium rero ukaba uzwiho ari umunyungugu mwiza ugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, ndetse ukaba unagabanya undi munyu witwa sodium, naho ushobora gutera indwara ya hypertension. Nanone burya potassium dusanga mu mbuto z'amapera ugabanya ibyago byinshi byo kwibasirwa n'indwara z'umutima yewe na stroke. Mu mapera nanone dusangamo ibindi binyabutabire bizwi nka lycopene ndetse n'icyitwa quercétine. Ibi byose bikaba bituma umutima wacu utarwara kandi ugakomeza gukora neza. Muri rusange rero imbuto z'amapera
ni nziza cyane ku mikorere y'umutima no kuwurinda kurwara. Akamaro ka kane ko kurya imbuto z'amapera ni uko burya zituma tutagira umubyibuho ukabije, zikadufasha kubungabunga ibiro byacu bikaguma mu kigero cyiza. Burya niba wifuza gutakaza ibiro, imbuto z'amapera ni nziza cyane kandi zabigufashamo. Izi mbuto tuzisangamo karori nkeya nubwo bwose ziryoherera, ariko burya zibonekamo karori nke. Imbuto z'amapera nanone zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi kandi zitandukanye, harimo n'izo zitwa fibre twakubwiye. Nk'ubu fibre ituma digestion y'ibyo wariye igenda gake, ibyo bigatuma umwanya munini uhaze mu gihe wariye imbuto z'amapera, kandi bikagabanya ko wagira ubusambwa bwo kurya utuntu turyohera dushobora gutuma ubyibuha cyane. Imbuto z'amapera kandi zigira ibyitwa low glycemic index, bukaba ari ubushobozi bw'ikintu mu gutumbagiza isukari yo mu maraso. Imbuto z'amapera rero zigira low glycemic index cyangwa se glycemic index iri hasi. Ibyo rero bigatuma mu gihe waziriye ya sukari mu maraso idahita yisukamo, ya sukari idahita igera mu maraso mu buryo bwihuse kugira ngo ihite itumbagira, usanga ufite ibibazo byo kugira umubyibuho ukabije ndetse n'indwara za diabete. Akamaro ka gatanu ko gukoresha imbuto z'amapera ni uko burya zibasha kuringaniza ikigero cy'isukari mu maraso. Burya ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa diabete cyangwa se abantu bafite ibyago byinshi byo kwirwara, imbuto z'amapera burya ni nziza kuri bo kandi zabafasha kugabanya ibyo byago, ndetse zikanatuma umubiri wawe ubasha kugenzura neza cya kigero cy'isukari. Hari inkingo zitandukanye zagiye zikorerwa ku mapera, aho byagaragaye ko amababi y'amapera burya ashobora kuvura diabete, ndetse burya agatuma n'umusemburo witwa insuline ubasha gukora neza. Cyane cyane burya imbuto z'amapera zishobora kuvura ndetse no kugabanya isukari nko ku bantu bafite diabete yo mu bwoko bwa kabiri cyangwa se diabete mellitus type 2. Muri rusange imbuto z'amapera ngo ni amahitamo meza ku muntu usanzwe ufite diabete, kubera ko zifite low glycemic index kandi zigatuma umubiri wawe ubasha kugenzura neza ikigero cy'isukari mu maraso. Akamaro ka gatandatu ko kurya imbuto z'amapera ni uko burya zituma tugira uruhu rwiza. Nibyo rwose burya imbuto z'amapera ni nziza cyane, kandi kuva kera zagiye zikoreshwa mu gutuma abantu bagira uruhu rwiza. Ibi biterwa na vitamine A ndetse na vitamine C dusanga mu mbuto z'amapera, aho zituma tugira uruhu rwiza. Nka vitamine C ituma collagen ikorwa. Collagen ni ubwoko bwa poroteyine buboneka mu ruhu, bituma tugira uruhu rwiza kandi rukeye, bikaba bishobora no kuvura iminkanyari. Hari ibindi binyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxidant dusanga mu mapera, nabyo bituma tudasaza kandi tukagira uruhu rwiza mu buzima bwa buri munsi. Muri make, imbuto z'amapera ni nziza cyane. Gukoresha rero amababi y'amapera ni meza kuko atuma tubasha kugira uruhu rwiza kandi tugahora dusa neza. Akamaro ka karindwi ko gukoresha imbuto z'amapera ni uko burya zituma tubona neza. Ibyo biterwa na vitamine A dusanga mu mbuto z'amapera, aho iyi vitamine ari ingenzi cyane mu gutuma tubona neza. Vitamine A ituma kenshi agace ko mu jisho kitwa cornea katangirika, ndetse burya iyi vitamine ituma kenshi tubasha kubona neza, ikarinda amaso yacu cyane cyane nk'ubuhumyi bwo mu ijoro. Nanone burya ishobora ikaturindira amaso indwara ziterwa n'imyaka y'izabukuru, cyane zizwi nka macular degeneration. Imbuto rero z'amapera ni zimwe mu mbuto cyane nziza cyane zishobora kurinda amaso. Kuba zifite vitamine A hiyongeraho n'ibindi binyabutabire bibiri, harimo icyitwa luteine n'icyitwa zeaxanthine. Ibi binyabutabire nabyo bikaba birinda amaso yacu, bikagabanya n'ibyago byo kuba twarwara indwara zirimo nk'ishaza ryo mu maso cyangwa se cataracte, ndetse n'ubundi burwayi butandukanye bushobora gufata amaso. Akamaro ka munani ko kurya imbuto z'amapera ni uko burya zituma ubwonko bwacu bukora neza. Nibyo rwose burya imbuto z'amapera zishobora gutuma ubwonko bwacu bukora neza, ndetse akenshi ugasanga kuzirya biduhaye akamaro, ndetse n'ibyiza byo gutuma ubwonko bwacu buhora bwibuka, bugatyara ku buryo buhora bwibuka ibyo bwabonye. Ibi biterwa na vitamine zo mu bwoko bwa B dusanga mu mbuto z'amapera, harimo nka vitamine B3 ndetse na vitamine B6. Izi ni vitamine zituma mu bwonko bwacu amaraso atembera neza kandi akiyongera. Izi vitamine nanone zituma ubwonko bwacu bubasha kwibuka no gukora neza. Hari ibindi binyabutabire dusanga mu mbuto z'amapera, nabyo bituma ubwonko bwacu bukora neza kandi bikarinda uturemangingo tw'ubwonko kuba twasaza imburagihe, kandi bikanagabanya ibyago byo kuba twarwara indwara zifata ubwonko bitewe n'ubusaza, harimo nk'indwara yitwa Alzheimer ndetse n'indwara yitwa Parkinson.
Ikiyongera kuri ibyo, burya na magnesium dusanga mu mbuto z'amapera ituma imyakura yumva ikora neza kandi igatuma n'amaraso abasha gutembera neza mu bwonko, umuntu agahora afite ubwonko bumeze neza. Akamaro ka 9 ko gukoresha imbuto z'amapera nuko burya ari nziza kandi zigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'amakanseri zitandukanye. Burya amapera tuyasangamo ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxida bigabanya ibyago byo kuba twarwara kanseri, cyane cyane harimo nk'ibyitwa lycopene, quercetin ndetse na vitamine A. Zikaba ari vitamine cyane cyangwa se bikaba ari ibinyabutabire bigabanya ibyago byo kuba twarwara kanseri zitandukanye, kandi zikaba biturinda uturemangingo sano tw'umubiri ku buryo tutangwa kwangirika cyangwa se ngo dushobore kubyara kanseri. Hari inyigo zitandukanye zagiye zikorwa biza kugaragara ko byibuza kurya imbuto z'amapera bituma uturemangingo twa kanseri tutavuka mu mubiri wacu. Ibyo bikagabanya rero ibyago byo kurwara kanseri z'amabere, kanseri ya prostate ndetse na kanseri yo mu kanwa. Imbuto z'amapera nanone kuba zirimo fibre nyinshi nabyo bigabanya ibyago byo kuba twarwara kanseri nka kanseri yo mu kibuno ndetse n'iyo mu mara, bikanatuma na digestion y'ibyo twariye ikorwa neza kandi bigasukura amara. Akamaro ka 10 ko kurya imbuto z'amapera nuko burya zirinda imvubura yitwa thyroid. Thyroid burya ni imvubura iboneka hano mu muhogo, niyo igituma metabolism mu mubiri ikorwa neza cyangwa se ikagenda nabi mu gihe irwaye. Thyroid irwaye umuntu agira umwingo, hariya nyine umuntu afite umwingo. Mu mbuto z'amapera rero burya dusangamo cuivre, ukaba ari umwungo w'ingenzi cyane mu ikorwa mu gukora kwiyumvura yitwa thyroid. Amapera nanone burya arinda iyo thyroid kuba yakora neza cyangwa se yarwara, kuba yagira ikibazo. Muri make amapera tugabanya ibyago byo kuba twarwara umwingo ndetse agatuma n'iyo mvubura ikora neza muri rusange, bikanagira ingaruka nziza ku mikorere y'umubiri muri rusange. Akamaro ka 11 ko gukoresha imbuto z'amapera no kuzirya nuko burya bigabanya ububabare bwo mu gihe cy'imihango. Burya abagore cyangwa se abakobwa bari kuribwa mu mihango bashobora kurya amapera. Byagiye bigaragaza ko byibuze, inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko byibuze ukoresheje amababi y'amapera bishobora kugabanya ububabare, ndetse inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko nanone burya bw'ububabare bwo mu mihango bushobora kugabanywa no kuwanywa icyayi gikoze mu mbuto z'amapera. Nanone burya ngo amapera burya atuma muscle cyangwa se inyama zo muri nyababyeyi zoroha zikaba relaxe, ibyo bikagabanya ububabare rero mu gihe uri mu mihango. Nanone magnesium dusanga ku bwinshi mu mapera igabanya ububabare, ikagabanya cramps ndetse na muscle tension. Kunywa rero icyayi gikoze mu mababi y'amapera burya ngo ni byiza cyane, byakubura ububabare butandukanye n'ububabare bwo mu mihango, ndetse burya ngo ushobora gukora nk'imiti nyine igabanya ubwo bubabare. Akamaro ka 12 ko gukoresha imbuto z'amapera no kuzirya nuko burya zikomeza amagufwa ndetse n'amenyo. Burya amapera tuyasangamo calcium, tukayasangamo magnesium ndetse na phosphore. Iyo yose ni imyungugu igera kuri 3 y'ingenzi cyane mu gukomera kw'amagufwa yacu ndetse n'amenyo yacu. Calcium rero burya ni ingenzi cyane mu ikorwa ry'amagufwa ndetse no gutuma akomera. Magnesium na phosphore nazo zongera umubyimba w'igufwa ndetse n'ubukomere bwayo. Na vitamine C dusanga mu mbuto z'amapera nayo ituma hakorwa collagen, nayo ikaba yifashishwa cyane mu gukora bimwe mu bice bigize igufwa. Kurya rero imbuto z'amapera ni byiza cyane, bituma ugira amagufwa akomeye kandi ikagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara itera kumugo kw'amagufwa izwi nka osteoporosis. Muri make rero ibibazo byinshi bishobora gufata amagufwa yacu, kurya imbuto z'amapera byagabanya ibyo bibazo. Muri make rero burya imbuto z'amapera cyangwa se amapera muri rusange ashyirwa mu byiciro by'imbuto zitwa superfruit cyangwa se imbuto ziruta izindi zose, kubera akamaro gatandukanye zishyira cyangwa se ziha umubiri wacu mu gihe twaziriye. Imbuto z'amapera burya tuzisangamo n'intungamubiri zitandukanye tutabashije kurondora, ibyo bikaba ari ingenzi cyane ku mubiri wacu. Imbuto z'amapera zishobora kuzirya ziri fresh, ushobora no kuzikoramo juice cyangwa se ukazikoramo gatobe. Burya uko wazirya kose zibasha kugira akamaro kandi zikabasha no kuguha ibyiza bitandukanye. Imbuto z'amapera ni nziza. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hageneye kujya comment. Ufite n'icyo wifuza kubaza
gusobanuza ndetse n'icyo wifuza wenda kugira nacyo cyose wacyandika, ndetse ari nabwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel wakora subscribe. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.